Muzi wiberaga ahantu hitwa Inayotirama bura ajya nezeza kurenza ibindi byose. Yitwa Samuel. Ugiye kumufata kubera ko agiye amurenganya yahagera agahanura. Ejo muri kuri paruwasi ya Gasave habereye ibisa n'amahano akamuhanurira byarabaye mu ruhame. Be maso musenge kuko amagara araje. Yego. Yabivuga abantu ntibamenye icyo Imana ibabwiye. Niba wijandika mu ntambara uko bukeye uko bwije izo mbaraga zizagushirana. Ko intambara irasenya ntabwo yubaka. Kabiri, igihe cyose uzaba mu ntambara y'amagambo uzimura umwuka w'Imana umwanya wo gutega amatwi ngo wumve icyo Imana ivuze ntabwo uzawubona. Gacya umva gasohoka kamera. Hari igihe ari we ahubwo baheraho bakubura. Ndashaka kugira ngo tuze kuga ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Imwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba imuhindura umwami kuri bene se bose imuha icyubahiro. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara. Amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Yankunda kuvuga ngo ushobora kuba udukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye ariko nyamara kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga kuko Imana yacibereye maso abayitegereje bose. Ntinezezwa nuko duhora turira, ntinezezwa nuko duhora dutaka. Niyo mpamvu uyu munsi nongeye gutumira umukozi w'Imana. Reka tumusuzure aho neza. Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Yego. Imana amahoro ikugirire neza cyane. Ntabwo abakunzi b'Imana irahari barakumenya cyane. Icyakoze abakunzi ba Mosi TV bamaze kukumenya. Niyo mpamvu mbwira n'abakunzi b'Imana irahari ngo banyarukireyo bakande kukazogera bashyigikire Mosi TV nayizamuke kuko baradushyigikiye turabibona. Kandi bafite umutima w'urukundo, bafite umutima wari muri Kristo Yesu. Buriya abantu bakoze subscribe ku Imana irahari bose ni inshuti zacu. Kabane nubwo yabarayikoze afite ikindi ashakamo. Impamvu ataragenda nuko atarakibona. Icyo ashaka azakibona. Hari umuhano itorero ryabatsinda ryari ryateranye umuhanuzi arahaguruka ati mwumve uko Uwiteka avuze. Noneho pastori aye bateranya ntabwo njya ntinya kumuvuga kuko akwiye kwikosora. Arahaguruka bateye ikorasi abakirisitu kugira ngo bazimye wa muhanuzi ati nimumufate ugiye kumufata wese akamuhanurira. Umukoze mu bitugu yose atumva uko Imana ivuze. Yesu we. Ibintu birayoberana. Shatse kuvuga iki? Imana ntawe uyirwanya. Kuko ntawe banganya amaboko. Ni inyembaraga. Uyu munsi rero abakunzi bacu mwese mugongwe neza. Mushumba. Reka ngusabe kugira ngo usuze abakunzi bacu wongere ubibwire. Ugiye kumufata wese akamuha. Kamusabe kugira ngo wongere ubibwire abakunzi bacu ubundi twiganirire. Murakoze cyane. Abakunzi ba Imana irahari TV na Mosi TV twunguka abantu buri munsi. Tubaye ikaze. Yego. Hanyuma ndanezerewe. Mbonye yuko Imana irahari TV koko abayiriho nabakunzi kandi ni inshuti. Yego. Buryo umuntu urayikinga ibyo ukora cyangwa se akakora subscribe. Yego. Agasharinga aba yabikunze. Yego. Kandi kubikunda bituruka muri ubwo bushake. Yego. Rero ndagira ngo mbibwire nitwa Rev Pasteur Moise Sidahigaya. Ndashimira Yesu. Ntabwo koko ndi umuntu umenyerewe ku Imana irahari TV. Ariko kuri Mosi TV ho turaziranye yahagije. Nagiraga ngo mbabwire ko nanjye muzageraho mukankunda
kubera ko nanjye ndabakunda. Ikindi kandi ni uko dutekereza yuko ari igihe kigeze cyo kugira ngo Kristo adushoboze tuganire n'abatari bakatwumvishe, nabo bamenye yuko hari ikimana yaduhaye dukwiye guhereza abatuye isi. Rero hamwe n'ibyo nanjye mbahaye ikaze, nibaze dusangire kugira neza kw'Imana kuri iyi sahani no kuri iyi meza Kristo duteguriye. Reka mvuge ngo bon appétit. Bon appétit, bon appétit, bon appétit kuri bose. Kandi nawe urakoze cyane. Abarundi tubabwire ngo akayabagu. Urakoze cyane. Nyemerera mbanze nsenga Imana kugira ngo dukore iki kiganiro. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ikiranuka, nta kibasho kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye ko abanye natwe, tukuragije uyu mwanya ngo uzutuyobore, kandi umwuka wera w'Imana abane natwe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mushumba, uyu munsi nagize amatsiko yo kugira ngo tuganire intambara. Ubwo naho natakiye, ariko uko byase kose turi mu gisata cya gospel, turi mu gisata cyayoborwa n'umwuka w'Imana, turi mu gisata cy'iyobokamana cyane. Intambara duhura nazo mu isi zivahe? Intambara rero zibamo amoko abiri. Yego. Hari intambara y'amasasu, akaba n'intambara y'amagambo cyangwa se y'ibigeragezo. Iyo nayo ni intambara. Ariko hari korali yitwa Impuhwe. Yego. Yararirimbye ngo none se muri mwebwe bituruka kuki, bituruka kandi bikomoka kuki? Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, naho ubundi twese turabavandimwe. Ni ijambo rimwe rivuga ngo intambara zaba iz'amasasu, zaba iz'amagambo, zaba ni kuri Satani. Satani niwe se w'intambara, niwe shebuja wazo. Hari intambara ugira ngo iva ku Mana. Imana ni inyamahoro. Imana ikunda ko abantu baba mu mahoro. Niyo mpamvu na Yesu yabwiraga abigishwa bakavuga ngo mbasigiye amahoro, isi idatanga. Ngo simbahaye nk'uko ab'isi batanga, ahubwo amahoro yanjye agume muri mwe. Biravuze ngo hari amahoro ya Yesu, hari n'amahoro icyo bita amahoro y'inahangaha. Inahangaha ni agahenge. Imana niyo igira amahoro. Naho inaha bagira agahenge. None se inaha impamvu bagira agahenge ni uko hano dushobora kuba tumeze neza, ariko hirya hariya bameze nabi. Ariko ijuru ritangaje amahoro, rikavuga ngo mwese mbahaye amahoro. N'uwari uri mu kaga d'office ahita akavamo, kuko ni Imana ibivuze. Ariko ndifuza ko abantu babishuti z'Imana. Intambara rero ziva kuri Satani. Intambara uravuga uti intambara ziva kuri Satani, kandi Yesu yatsinze urupfu, atsinda Satani. Arangije hari abantu yigaruriye, barahari bakurikira Yesu, bamusenga, bambe basenga Imana, ariko ni Yesu n'ubundi mu Mana, babana n'Imana 100%. Karabwira ngo bana banjye ndi kumwe namwe. Uyu munsi igihugu cyagize intambara, yereka dore ku ntambara y'amasasu cyangwa se intambara isanzwe. Iyi ntambara isanzwe abantu barwana, iyo ibereye mu gihugu, kuki rimwe na rimwe dusanga ikoze kusenga n'udasenga? Ese ko yakomotse kuri Satani, kuki Imana yemera abayisenga cyangwa se abayikunda ibageraho? Hari intambara imaze igihe kitari gito iri muri Ukraine, aho burwana no Burusiya. Uretse ko uyu munsi ntiri kuvugwa cyane, hari kuvugwa umuriro uri kwaka muri Amerika, naho turaza kuwugeraho. Hari n'ikiganiro twakoranye, abantu bari kukireba, abantu bari kugikurikira, kuko wagerageje gusobanura nk'umuntu uyoboye n'umwuka. Ari nayo mpamvu nashatse kugira ngo tuganire kuri ibi bintu. Kuki izi ntambara zikomoka kuri Satani zigera ku ba Satani zikagera no ku b'Imana? Nibyo, ni nk'uko n'umugisha iyi Imana iwutanze. Ese imvura iguye mu bishyimbo
igwa no mu rumogi. Mbaraza si umugisha. Yego. Igwa mu bishyimbo ariko ikagwa no mu itabi. Yego. Kandi Imana ntiryemera. Kuko Imana itazinga ngo ishyireho izinga ryo kugusha imvura mu bishyimbo gusa ngo rya tabi ryume. Ni nk'uko rero n'ibyago ariko rariye pfiriya Burengerazuba yaririmbye ngo bakatwitiranya uko dusangira ibyago. Korari Kamembe Igihundwe. Oya. Hani Nyamasheke. Ni Nyamasheke muri Tyazo. Muri Tyazo. Oh, najyaga ngira ngo ni uraceceka. Niyo Betania ni Betania? Oya. Betania nagari. Nari nagize ngo niyo ngewe. Oya. Niyo mwityazo. Ndumva guhorera kumo. Baravuze ngo baratwitiranya ko dusangira ibyago. Yego. Bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo. Yego. Hakaba igihe kenshi baturusha n'ubutunzi. Yego. Akagenda mu modoka wowe utagira n'igare. Aho rero nari ngendereye kukubwira ngo ntabwo Imana ishobora gutuma intambara y'ibyago itwara abadasenga gusa. Kubera yuko hari igihe ivuga ngo iyo rero utabaye maso hari igihe nawe ipima ku munzani ikareba ibizakurikira igasanga utazanabishobora, iryo gare nawe igashima ko rikujyana. Ikindi kandi umuntu wese arapfa. Yego. Umuntu wese agira ate? Arapfa. Ahubwo impfu dupfa ntabwo ari zimwe. Ni nayo mpamvu inzara igera ku mukiranutsi ikagera no ku muntu utari umukiranutsi. Nyine aho hantu nongera nguze kwitsa cyane tuhamenye. Ntabwo mpava. Nyine kubera iki? Iyo ubwaye iravuga ngo mvuburira umugisha babi n'abeza. None ko tugeze ku ntambara, iyi Mana ntibundikira beza. Babana nayo, bayisenga ku manywa, bayisenga nijoro. Uyu munsi hano hakurya muri Kongo turabibona. Yego. Abantu bose bararira. Abanyamurenge nimba hari abantu bari mu biyaga bigari basenga Imana abanyamurenge. Yego. Sindagera imurenge ariko ahantu nagiye mpura n'abanyamurenge hose. Yego. Ubona ko ari abantu bakomeye ku kintu cyitwa agakiza. Ubona ko bagafite haba mu myambarire haba kwinginga Imana. Ariko uyu munsi wa none bafite ibibazo. Intambara mbese Imana ntibakingira iyo ntambara. Mwabira bihugu twavugaga bya kure. Nguririmbira gakorasi. Yego. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Tuvuge ko ari ubuhamya Imana ibibashakira. Ndaje. Ubwe ngo simava. Ijambo rya mbere. Yego. Intambara n'ibibazo bigera ku muntu udasenga, n'usenga bikamugeraho. Ariko ntabwo bibageraho kimwe. Gute? Kubera ko impfu z'abo bantu bombi ziratandukanye. Umwe arapfa akajya ikuzimu, undi agapfa akajya mu ijuru. Yego. Bivuze iki? Umwe arapfa akajya ikuzimu, undi agapfa akajya mu ijuru. Yego. Naho twigeze tubona Imana ivuga ko nitanga agakiza kazaturinda intambara. Naho twigeze tubona ko Imana nitanga agakiza tuzaba mu kigo kitagira amakuba. Muririmbyi yavuze ngo ntiyabizara bazajya kuba muri iyi si naho gukirira hahari. Isi ni y'ibibazo. Isi ni y'intambara. Ahubwo uri mu isi yishakira umutekano, yishakira amahoro, yishakira ihumure biturutse ku musaraba. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo niba uri umuntu usenga, ubuse uretse naho ahantu hose abanyamurenge nyine nibyo bahuye n'ibyo bibazo. Aribyo nabyo none se jenoside yabaye mu Rwanda abantu ntihapfuye abantu batasengaga agapfa n'abasengaga. Nanze kwirirwa nabigeraho kubera ko ngewe ntabwo nabibonye nari umwana muto. Nyine rero ndabizi. Yego. Jenoside ndayizi na cyane. Yego. Ntabwo nshaka kuyinjiramo n'ubuhamya bwayo. Ariko ndashaka kubwira ko nyizi yangizeho n'ingaruka zikomeye. Ntabwo ndi burengaho rero. Yego. Ndashaka kubwira ko nyizi nyine ndayizi kandi cyane. Yego. Ariko hari abantu basenga twasenganye batashye. Yego. Icyo kuri Imana arababwiraga ngo wowe uri umugeni. Uri umugeni uzataha. Yego.
ibyo turabizi. Hakaba n'abandi nyine bagiye kandi bagenda gutyo. yego Icyakora njyambwira abantu ngo kiriya gihe ntabwo cyari gisanzwe. Rero no mu bihe nk'ibi abari twumva intambara hirya no hino, usibye ko zo zitandukanye n'iyo ya jenoside. Jenoside ni umwihariko, ntabwo bisa. Abantu icyo bagomba gukora ni ukumenya ibintu bibiri: kwegera Imana. yego Cya kabiri, natwe ubwacu turi mu Rwanda cyangwa uri kutwumva ari mu gihugu gifite amahoro n'umutekano, yego ntabwo uhawe umwanya wo kwicara ngo widamarare, ahubwo uhaye umwanya wo gusengera ba bandi. Yego, ni nayo mpamvu aho niho mpamvu navuga ngo sindahava. yego Wari wibajije ngo wenda ni ukubera ko wabimbajije, ni uko nanjye nari ntaragera ku ntego y'icyo nshaka. ndiyo Icyo nshaka kubwira abantu ni iki rero: igihe cyose umuntu w'Imana yumvisha intambara cyangwa akayibona, ni wowe muntu uba ugomba gusenga ubudatuza kugira ngo ibyo bintu bitagusatira cyangwa bikakugiraho ingaruka. Wanga gusengera ibintu akaba ari we bibabaza cyane. none ubu umuntu wese aba agomba gusenga. yego Kubera iki? Ubu ndabivuze, umuntu ashobora kubibyaza ibindi ashaka. Reka mbibahe neza, be kubitwara nabi. yego Urugero, tuvuge wenda mu gice reka tuvuge wenda kuri Ukraine n'Uburusiya. yego Tuzi neza ko hari ibintu bikomoka kuri peteroli byahise bihenda, kandi byarazaga bikagerana hano. uretse ndashaka kwerekana ko umuntu yitwa umukiranutsi, umuntu ufite uburyo bwo gusenga, yego umuntu uzi Imana, ntago akwiye kumva ibintu ngo abyumve ku maradiyo no ku bitangazamakuru unarangiza yidamarare. Wangaruye mu bintu byo muri Amerika, ntabwo ndi bureke kubivugaho kuko namenye yuko n'urusengero rutahiye. N'urusengero ntirwaye uze kureba. Inzu y'umukirisito yasigaye, ni n'urusengero rurasigara. Reka ndahavugaho mu kanya, kabanze mvuge kuri iki. Icya kabiri, ingano zavagayo, cyo bita imigati, iki byose ibintu biva mu ngano, bikomoka ku ngano, ni ibintu ubwo n'amagaze n'ibiki, ariko ibyo ni ibintu byose byatumbagiye. Gaze yaratumbagiye, peteroli cyangwa se essence iratumbagira, n'ingano, ifu, farini yaratumbagiye na bugingo. Hano yaguraga 13, biri kuri 30 hari cyangwa 25. Ubwo se wa mukiranutsi we warangaye ntusenge, ntiwumva ko nawe byakugezeho? None se ko byatumbagiye amafaranga wakoreraga atariyongereye? Ntiyigeze yiyongera. Hari noneho n'abatari bafite akazi, batari bagafite, yego babagaho mu buryo bwa Mana afasha, noneho byarikubye kubera ko ubuzima yabagamo bwabaye nk'ubwiyongera mu kugora, yabaye byaragoranye. Yego, ubwo se si ingaruka ikomeye y'iyo ntambara? Yego, siri kure yacu se. None se ubwo ntiri kutuzonga? None se ko ituzonze turi muri Ukraine, turi mu Burusiya se, ariko yatuzonze. Icyo ni ikintu abantu bakwiye kumenya rero. Yego, komeza. Ikindi cya kabiri abantu batagomba kwibagira, noneho twigerere mu ya ntambara itwegereye. Yego, itakwangirije yangiriza mwene wanyu wa bugufi, yangiriza umuvandimwe ukuri hafi. Icyo ni ikintu kikubwira ngo intambara aho ivi kagera. Hari akaririmbo kajya karirimbwa kakunze gukoreshwa cyane, yego, mu minsi yatambutse, babatigaruka dufatanye kurwubaka. Intambara irasenya, yubaka. Utaramenya ko intambara isenya itubaka, wadamarara cyangwa ugakora ibikorwa biyihamagara. Yego, kwari n'igihe umuntu aba mu buzima kandi tunabiretse kubishyira no muri angere y'iyo ntambara tubona y'amasasu, nitushaka tubishyire no muri angere y'intambara zirwanwa n'abantu. Intambara abantu barwana za buri munsi.
uzamenye ko intambara yose uhamagaye ntabwo izasiga itagize ikigusenyaho. Umuntu witwa umuntu w'Imana ukunda kwijandika mu ntambara iyo abonye yose akayijyamo, nushaka wari ufite amavuta ahagurutse ibirema cyangwa se abamugaye, utaza kugira umuntu uvuga ngo abafite ubumuga, abafite ubumuga, ibintu nk'ibyo. Nushaka uba ufite imbaraga zihagurutse abafite ubumuga, iyo ntambara izagutwara imbaraga. Igihe cyose wari umuhanga wigisha ugakora meditation, ukandika, ukagira inyigisho zipika ahantu, uzigisha iby'intambara n'ibikomere byawe. Ntabwo uzigisha imvamutima ziturutse muri inspiration y'Imana. Ntabwo uzahumekerwa kubera ko wijanditse mu ntambara. Iyo ni ingaruka kuba mu ntambara. 4, igihe cyose ubana n'abanyentambara birangira nawe ubaye umunyentambara. 5, igihe cyose uri umunyentambara niyo wuzuraga umwuka wera. Umwuka wera ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, arigendera. Musabe ngo garuka. Umwuka wera arabenga. Ayiwe, ubuse nabivuga gute? Hari ibyo abantu bise umwuka wera, ariko siwo. Turi ku ntambara, abantu bataza no kuza kubivanga. Ubwo se ko tubona ngo abantu ngo bari kubona imbaraga, oya bya bindi abantu bitura hasi, ntabwo ari umwuka wera. Biriya abantu bitura hasi ntabwo ari umwuka wera. Umwuka wera ni umusirimu. Umwuka wera ni umusirimu, ntagaragura umuntu, ahubwo amukura hasi. Tuzagikora iki kiganiro. Tubwire abantu ibiranga umuntu w'Imana wuzuye umwuka arangwa de sansonema, agira ibimuranga. Abari wa muntu uramureba ukamubona agira akantu, ararika, agira uburyohe, agira igikundiro. Imana iramusiga, iramunogereza, Imana iramuhindura. Umuntu wuzuye umwuka wera wamunganya iki? Umwuka wera akujandura iwanyu muri karande no mu mico y'iwanyu, akakuremera ubuhamya bwawe. Nuko ubonye akavuga ngo uriya nubwo abyarwa na runaka, ariko ntago ameze nka bene runaka. Adize nove sande biriya. Intambara rero zituma umwuka wera guhunga. Uko wijandika mu ntambara cyane, usigarana amatongo y'umwuka, umwuka wera akagenda. Ibisigara tongo murabyumva? Nibyo umuntu asigarana. Sigarana amatongo. Wari abantu benshi batagifite umwuka wera. N'impano y'Imana nyirizina bakoresha ibisigaratongo, ibisigarira. Kubera kagaho kono kigeze guteka amavuta, niyo ugashyize ku ziko hari ukuntu gasa n'agahumuye, karahumura. N'utwo nimumbaze byinshi. Hanyuma turi yenda intambara rero, reka dusoze bataza kugira ngo sinagushubije neza. Intambara igera ku mukiranutsi, ikagera no kutari umukiranutsi, ahubwo uburyo abo bantu babaho muri icyo gihe ikagitandukanye. Icyo gitandukanye. Ariko ibaye bageze none kubera ko bakabaho mu gihe gitandukanye. Turi dusangiye ubuzima se. None itumba yo riteye mu gihugu, twese ritugeraho. Izuba iyo ricanye, twese ritugeraho. Ibiza icyakora except hari igihe kimwe Imana ishobora kurengera umukiranutsi, no mu gihe cy'amakuba, no mu gihe cy'akaga, no mu gihe cy'intambara. Ariko nibivuga ngo intambara nize ngo tuyemerere uko dusenga, mbonereho guseka abantu bajyaga bihagararaho baganura ngo 2023 ngo birapfuye, ngo ariko ngo twebwe ngo abasenga ngo dubaye amahoro. Aho ukoze hasi unyibutse ibuye, ariko nubundi nari nabitekereje cyane. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo tubihere hasi abantu babyumve neza. Iyo umuhanuzi aje agahanura intambara ikomeye ku gihugu, ari mu gihugu, ahanuye intambara ikomeye ku gihugu, ari mu gihugu, kandi ukabona ni fiyeri, wamwegera ukamubwira ati ese mwene data niba wabibonye ukagira iryo hishurirwa, icyo ukwiye gukora nk'umuhanuzi ni iki? Agashaka kukwemeza ko ari intambara mbese Imana ifitiye abapagani
ubugome bwinshi bwo kubarimbura, ukumva ko ari intambara izazireba abantu batubaha Imana. Harya ubundi umuhanuzi w'ukuri mu gihe agize ihishurirwa akagira ikintu abona nk'icyo kitameze neza, icyo akwiye gukora ni iki? Ni ukwishima, ni ugucura intimba akarira? Reka mbivuge neza, ubundi ni uko tubivuga buri wese agakuramo ibisa n'ibyo ashaka kubera inyungu ze, ariko ubundi ukuri ntabwo guca ngo muziko ngo gushye. Kuba umuntu yavuga ikintu gikomeye ku muntu cyangwa mu gihugu si ikibazo, ahubwo papase intumbero n'intego yari afite ajya gutangaza icyo kintu niyo ihita ikwereka ko uyu muntu ibyo yavuze ntabwo wari umutwaro, ntabwo ryari ishyaka ry'ibyiza. Niyo mpamvu nari mubwiye ngo reka mbonero kubaseka. Umuntu aritonda ngo abasenga ngo ntabwo bizabageraho. Ibyo ni ikinyoma. Ikindi ni ikinyoma bose bibageraho. Cya kabiri, uyu muntu ushobora kubihanura ibyo bintu ari fiyeri. Icya mbere navuga ngo ni umwana mu by'umwuka. Kabiri, mesaje yahawe niba yanayihawe koko ntabwo yayigenzuye, kuko Imana iravuga ngo ubanze ugenzure mesaje, ubanze ubaze Imana uko uzagenda, umenye n'igihe uzatangariza mesaje. Gatatu, habayemo ubwibone. Kane, ni inyungu ze bwite, ntabwo ari inyungu z'Imana, kuko inyungu z'Imana habamo gukiza abantu. Tuzabireba Imana yohereza Yona inenewe, yarababwiye ngo hasigaye iminsi 40 abantu hano muzapfa mushire, ariko nimwicisha bugufi mugasenga. Ngo Yona yaravuze agezeyo, kandi yageze yatinze, kuko yabanze gukwepa ajya no mu nda y'urufi. Imana iramuhana maramo iminsi 3, ariko haviriyemo abona yuko ntawe yakwepera Imana, yemera kujyayo, atanga mesaje abaze nk'utanashaka kuyitanga, ariko arayitanga kuko Imana yari yiherekeje. Ikora icyo bita follow up, iragenda izana ububyutse bwo gutinya ibibazo bagiye guhura nabyo, ngo abantu bose ngo bambara ibigunira. Yona yabahaye mesaje, bambara ibigunira. Ni ijambo rivuze ngo ubundi ibibi, niyo mpamvu navuze ngo nisegure ku bantu kuba ibibi Imana yabivuga iwacu mu itorero cyangwa mu gihugu cyangwa mu Banyarwanda cyangwa mu bandi bantu si bibi, ahubwo ubivuze kuki watavuze ati none rero ngewe nambaye ibigunira, namwe mureke tubyambare tunihe, tubabazwe nuko umwanzi ari gushaka kutwambura umutekano n'ubusugire. Icyo nicyo kikwereka ko uyu muntu nubwo yahanuye ntabwo yahanuye nk'umuntu w'Imana. Reka nkubwira aka kantu. Hano ku Rusumo ibyumba sinzi urahazi, ahantu abantu basengeraga. Ndahazi. Haza umuhanuzi rero, yari rurangiranwa w'umunyaruhengeri, oya ntuza kara karere ko Nyabihu. Ati umuntu utihana aragwa muri ariya mazi. Abantu barihannye nge ntabwo nari ndi mu iyo groupe. Ati utihana aragwa muri ariya mazi. Abantu akongera akabasubirishamo, mwihana ubusambanyi, mwihana ibi n'ibi. Ati kandi utihana aragwamo. Abantu badukurikira ndabizi ni benshi, ntabwo uzi iyo nkuru. Twarasenze twe turitahira, dusiga ariko hari ako gasigane. Ariko ngiye kubera ko nsanzwe nzi ko hari ukuntu umuhanuzi akomeza gutoteza abantu ngo bihane ngo nibatihana ibyago birabagwiririye, kandi kumbi niwe wanze kwihana, ko ntawo ku murondoro uhari yakira impano z'umwuka wera, ariko ashyigwa hejuru no gushaka icyubahiro, ntacyumvira ijwi ry'Imana, we yumva ko Imana yitwara mu mufuka cyangwa se yenda mu gasakoshi kiwe. Bukeye dusubiyeyo dusanga harafunze. Nzabaza abantu, ese ko hano bahafunze byagenze gute? Tereka da haguyemo umuntu, haguyemo umuhanuzi rurangiranwa. Ati hari umuhanuzi waje abwira abantu ngo mwihane nimutihana murapfuye, ngo ujyamo ngatihanye neza ngarapfa. Naho kumbe ngo baje kujyamo, bagezemo umugabo babona aradogeye. Bati kumbi yahanuraga ngo ujya amatihanye neza aragwamo, ari we uri bugwemo. Yaje ngo kumanuka ahita agwamo. Imana ati ihita ica mu wundi muntu, ati nuriya nababwiraga, ari nawe wabivugaga. Hari umugabo umwe witwa ninde ukunda kubwiriza kuri radio y'Umucyo. Imana imukura kuri radio, iramujyana ati genda ujya hari ahantu usenge, numara gusenga ndamuzamura ajye gushyingurwa, kuko ubwoko bwanjye buri kubura ahantu usengera.
aragenda abwira abapolisi ati Imana irantumye. Yarahagaze arasenga, umurambo uratumburuka. Imana yahise igusha imvura, hamanuka amazi menshi, kwa kundi yidumuramo aramuturumbura, ahita munaga hajya hakurya ku manywa y'ihangu. Ubwo rero abahanuzi tubabwire, iki kiganiro nagikoze kugira ngo abahanuzi babyumve. Pay attention, mujye muhanura ibintu muzi neza ko rimwe na rimwe ari mwe bw'Imana iri kubwira. Uyu muntu ujya kuryama Imana ikamwereka ibintu bikomeye, nabanza amenye ko ari we yabyeretse, abanza yibaze nimba ari abandi ajye kubibabwira, kuko akenshi niwe biba biriho. Ariko uguza abahanuzi bamaze guhanura ngo ingo zirasenyutse, bagera mu rugo izabo zigahita zisenyuka. Aho niho rero hakomeye. Buriya unyinjije mu kindi gika gikomeye kubera ko uvuze ibintu birimo inyigisho 3 zikomeye. Ya mbere, kuba uri umuhanuzi uganura ibintu nkaho bitakureba, nyamara ari we nimero ya mbere bireba. Ko ni cya kintu umunyarwanda yavuze ngo niyo utunze umuntu urutoki rumwe, izindi enye zisigara zikureba. Yego. Aho rero havuze ijambo rivuze ngo abo ngabo nabo nubwo bahanura ibintu bikomeye bakabihanura bumva hari abandi babisunikiraho, burya hari igihe aribo ba nyirabyo bwa mbere, ba nyirabyo. Ikindi cya kabiri, hari umuntu nigeze sanga ari gusenga abwira abantu ati ko mureba ibintu byahenze ku isoko, mwareze tukabwira Imana ikamanura ikiro kikamanuka. Ndangije ndababwira ni rero ngewe reka mbaho ubuhamya budahuye nuko kuntu ndi umuhanuzi, ariko reka mbaho ubuhamya bw'ubunararibonye. Nge namenye ubwenge, ifanta cyangwa ibindi binyobwa, fanta igura 25, yego, 25, none ubu iri muri 100. Ndababwira ni kuva nabaho sindabona ibintu bigabanuka, ahubwo bucya zamuka. Naho ubwo reka bagira inama, reka dusengere umuntu w'Imana, Imana imuzamure, abone ubushobozi bwo guhaha ku rwego rw'aho ikiro kigeze. Abantu batahubwo koko atahubwo wora duhanuriye. Yego. Naho rero sanze bafite inkoni turakubita imbaraga zazamuye ibiro by'ibirayi, ibiro by'indabwana ubwo muzacika amaboko. None se kuva abantu bose nawe uza kureba bitunganya imyaka. Yego. Nudukurikira akore evaluation. Yego. Araza gusanga kugira ngo ibintu bimanuke birazamuka. Rero uwo muntu abantu bakwiye cyo bita, hari umuririmbyi yavuze ngo umva icyo ngusaba. Yego. Ni umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ndushaho kukumenya. Iyo uri umuntu w'Imana ugomba gusenga Imana ikakwigisha icyo bita, ikaguha icyo bita esprit de discernement. Yego. Umwuka wo guhishurirwa, kugira ihishurirwa. Guhishurirwa ni iki? Ni ukwishurirwa ukinjira mu gika ukamenya ibyo usengera. Kubera iki? Ibaza iyo umuntu ari gusenga ngo ari kumanura ikiro cy'ibirayi, ngo ni ikiro cy'isukari, n'ubundi nikimanuka nikiri busubire kuri yandi warumenyereye, cyane ko nayo ubwayo wayabonaga bigoranye, n'ubundi kinageze ushoboye kutayabona. Yego, icyo genda narababwira nti dore abantu b'abanyabibazo mujya kugura inyanya zimeze nabi hariya quelque part, sindi bavuge kubera impamvu z'uko abajyayo bagira ngo ndabanenze. Yego. Nahubwo za zindi zatoranyijwe ziri muri alimentation, zimwe zifunze ukuntu mu tuntu, nawe senga Imana iyatumye runaka ajya guhahirayo, nawe ahubwo ikujyaneyo. Yego. Nawe we kujya ugura izo ngizo zaho ngaho hirya muri korodori ntari buvuge, ahubwo nawe Imana ikuzamure ku rwego uhahiraho abandi bahahira, iguha ubushobozi. Icyo kintu rero abantu nicyo ubundi abantu bakwiye gusengera. Ubu mituweli yaje ishyura 1000. Dusengere Imana bese imanure bongere basubize mituweli ku 1000, cyangwa ahubwo iha abantu ubushobozi niyo yakwishyurwa 5, ahubwo abantu babe bafite ubushobozi bwayishyura nta kibazo bafite. Nicyo kuko isi iragenda, isi irituruna, kandi uko bukeye nuko bwije ibintu bigira bite birahinduka. Izo mpinduka rero zikwiye kumera gutyo. Hanyuma
tubonereho kubwira abo bantu rero bahanura gutyo, tubonereho no kubabwira ngo rwose ubwo buhanuzi butagira follow up, n'umuntu nubumuhanurira, ngewe ntabwo njya ku rwanjye ruhande, sinjya nemera umuntu amanurira. Iyo umanuriye ngo urapfuye ngo uguwe nabi ugize gute, nkumva ubisizi wanjye gutyo, nta nsinzi umbwiye, ngewe mbwira uti ibintu ni bibi kubera ko wahemukiye Imana. Yego. Ariko niwihana birahinduka. Ubwo icyo gihe nihana nzaba mpfuye nizize. Ariko wo kuza ukasiga ibyago n'amakubi wanjye nka bose ibintu bimeze nka serwakira, wakandagiye inyanya z'Imana, bitananya mbigukurikiza nkavuga nti nibigukurikira niwe wabihanuye, naho ngewe ndarengana ntabwo nzi aho bivuye. Ese umuntu yarwanura tucitse amaguru, asize amaguru yawe ari ibinifuri, yagusanze ariho ko ari we wabyeretswe yanabisengeye. Abantu berekwa ibintu bibi rero niba we bambere bo gupfukama, bakaje hano baniha batubwira ngo tubabajwe cyane n'ibintu tubonye, akaza narira vuga ati tubonye ibikomeye mu bantu, nabonye ibikomeye mu itorero, nabonye ibikomeye mu banyarwanda, nabonye dusenge. Ngewe ndatumira abantu bazi gusenga ngo muze dusenge, uwo nanjye namukurikira, nanjye namufasha gusenga, aho kuza untera ubwoba ngo wapfuye 3 bya kangahe. Ese ubundi reka nkubaza, ubundi ibyo 3 bya kane niba ari 3 bya kane na 2 bya gatatu bipfuye ugasigara, ubundi umuntu uko wabapfuye wowe wakorohera? Nawe za nyamaswa zibarya zakurya bene wabo ngo barakirwa bose. Sibwo bundi abo bantu uvuga ko bari abapagani, iwanyu umuryango wanyu n'intoranwa bose barakijwe. Ikindi kandi ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya yigeze inyereka umuhanuzi witwa Mikaya. No, reka tuvuge kuri Yeremiya. Abo bose bahanuye ibintu bikomeye, tugana ku musoso kandi biraba. Yego, tuzakora igice cya 2. Yego, nta kibazo. Uko abantu bazatwereka niko tuzakomeza. Yeremiya yarahanuye aravuga ngo abantu bazajyanwa i Babuloni, kandi na bene bo baragiye, kandi yasigaye aho ngaho. Ariko asigara ababaye kugeza naho baje baravuga ati urasigara cyangwa uragenda, ngo buri yaje. Ariko aravuga ati ndapfa kuguma. Bibiri katubwira ngo hari hasigaye abantu bahingira inzabibu baraho baciriritse, babandi Nehemiya yabaje ngo nimumbwira amakuru y'i Yerusalemu ku basigaye batajyanyweho iminyago. Aravuga ati nta cyiza kiriyo, marembo yaho yaratwitswe, inkike zarasenyutse, nta cyiza kiri Yerusalemu. Rero ibyo abantu birirwa bahanura ibyago, nagira ngo mbabwire ngo nta cyiza babibonamo, nibahindura isengesho, ahubwo bige kuniha no guhendahendera igihugu, bige kuniha no guhendahendera itorero. Uzi ukuntu umuntu ahanurira itorero agakubura, akajya kubura ngo ngira bakubura. Noneho tuve mu rusengero tujye ku rwego rw'igihugu. Abahanuzi ni abanyagihugu kandi bafite igihugu babarizwamo. Uyu munsi wa none kuba akenshi abahanuzi basa naho bateye igihugu umugongo, ndimo ndabivuga bitewe n'ubuhanuzi bahanura cyangwa se n'inyigisho bigisha. Kubera iki abahanuzi badakunda gushyira igihugu imbere? Akenshi usanga bashyize imbere itorero babarizwamo kandi birengagije ko iryo torero riri hagati mu gihugu. Nabivuze, wenda reka tubyegere tubisubireho gatoya tunakorotira. Navuze impamvu igihugu kidahari nanjye ntabwo naba mpari. Yego. Igihe cyose umuntu ashaka kumera nk'uri mu kirere, kandi ikirere nacyo ni icy'igihugu. Yego, buri inzu yawe n'ibisakaye ahantu umureko amazi ava akagera, burya niba warasakaye ukageza mu butaka bw'abandi naho uba wararengereye, kabone n'ubwo hatubatse itafari, ariko ayo mazi atonyangira nawe mabati hasakariye unaha abandi. N'ikirere rero ni cy'u Rwanda. Niba n'Imana nakubwiye ngo nzagutuza mu kirere, buryo buri mu Rwanda, ubwo u Rwanda n'ubu butaka n'iki kirere. Ni nayo mpamvu indege yigiye kuhanyura bisabira uburenganzira, bivuze ngo ni ikirere cy'u Rwanda. None wowe se ni gute ushobora guhanura nkaho wagira ngo utuye ahandi ku wundi mugabane kandi uzi ko uri umunyarwanda? Erega niyo wawuturaho u Rwanda ntuzikuramo ku bwenegihugu bwawe ari ubunyarwanda. Uri umunyarwanda. Ubunyarwanda rero bugutegeka rwose ukunda igihugu cyawe, kugisengera, kucyifuriza ibyiza. Icyo ni ukuri. N'itorero urabivuze, nibuka ko hari n'abavuga, nakubwiye ngo hari abakubura bati irabakubuye, bantu mu itorero intebe mwicayeho barazikubuye.
akabivuga gutyo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo abakubura ari abareba kubura, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ibibizi ko nawe hari yindi yicayeho. Uzari umuntu uticaye. Erega n'uwicaye hariya w'umukristo nawe afite intebe yicayeho. Kuki uvuga ngo irakubura uri ukibagirwa ko n'uwo ngo w'umukristo nawe yicaye ku ntebe? Yivuze ngo ikubuye intebe, nese wowe yicayeho ni igiki? Nibuye. Nawe wicaye ku ntebe. None bivuze ngo ikubuye abantu ngo mu myanya barimo, ariko nawe ufite umwanya urimo. Kuki utumva yuko nawe wawuvamo? Ngo abantu ngo bagiye kugubwa nabi, ngo abantu ngo bishyize imbere. Haryo wowe wishyize imbere ugashaka kugira ngo utere abantu ubwoba bajye baryama badagatwa, wowe wibwirwa ko byakorohera. Kuki wibwira ko wowe utari imbere? Ubundi se wowe ubaza ibirometero by'aho wavuye naho wavukiye n'igisokuru cyawe, ubundi urabona utarishyize imbere. Ntabwo ari ukugira ngo mvuge ko abantu bahanura bose ari babi, ariko umuntu wese uhanura ntagaragaze intsinzi, ntagaragaze gukunda igihugu, ntagaragaze ko ababajwe n'ibyo abonye niba ari byiza, kuko hari n'ushobora kutubwira ko ari byiza. Mugiraho dute. Je doute fort kuri uwo muntu, je doute kuko ntabwo nemera rwose ko uwo muntu ashobora. Reka mvuge ngo reka noneho mushyire nanjye mu kera gati azaza bitubwira. Niba ubwo buhanuzi ufite wabukuye ku Mana, wabuhawe igice, kuko iyo buza kuba bwuzuye wari kumenya iyo buva naho busoreza. Ibintu bitagira umusozo rero biba wari ukwiye kubanza ukabisengera bikuzura. Kuko iyo yaba byari byuzuye wari kuvuga ngo Imana yanyeretse bimera gutya, ariko irambwira. Uzareba abahanuzi ba kera niko babwirwaga. Imana yambwiye ngo bigende gutya, abantu bose babigenze gutya, muva aha mugere gutya. Uhera no kuri Nowa imubwira ngo abantu abazi inkuge, yamubwiye igiti, imubwira hazabariza, imubwira umusozi azajyaho n'ubwoko bw'igiti, n'igihe iramubwira ngo mugende ubaze. Wenda yamaze imyaka 120, ariko hari ukuntu yari yamubwiye. Kukize mu barambiwe no watarambiwe. Nukuvuga ngo uko yarazi intsinzi yari yarazi neza ko umwuzure uzaba, imvura izagwa, hakaba umwuzure, akarokokera muri ya nkuge n'abazemera kujyamo bose. Kandi nta hantu twabonye ko Imana yamubwiye ngo abemera ubanze ubihanishe, numara kubihanisha bakunde binjire. Kandi haragiyemo n'ibisimba, ahubwo nuwemeye kuyijyamo wese n'ibisimba. Kandi byageze mu nkuge ntibyaryana. Ako kantu nakuza reka tukavuga ntabwo baryanye mu nkuge ntibaryana. Ubu hari abantu iyi nkuge yacu turimo, abantu ntibasigaye kuryana. Niba ubona ngewe nshakira aha ngaha wimerera nabi, kuko nawe hari ahandi ushakira. Mu nkuge ntibaryana. Umuntu wese abeshwaho n'igikwiye kumubeshaho, ahubwo twese tukifurizanya amahoro. Byinjiye abantu bareba. Yego, byinjiye abantu bareba. Reka nkubwire, nubwo hinjiyemo n'ihene n'intama, ntabwo tujye tubona ko Nowa yagize inyota y'akanyama ngo agere agahena. Reka da, kandi gaburiya ari mu nkuge kahaba monisite udahangarwa. Nabyo byari bifite umumaro, kuko hari aho barwaye bakajya bisiga umwanda w'ibyo binyamaswa bagakira. Aho barwaye ibintu by'ibiheri. Burya abantu bitondere kurobanura ku butoni. Ndamubwire n'akantu utaruzi. Tumenyereye ko intare irya inyama. Yego. Itungwa n'umuhigo. Ko batari bayizaniye izi zarya mu nkuge. Kandi ko mu bikoko Imana yahaye kurokokera mu nkuge, n'intare zirimo n'ingwe n'ibindi. Ibintu birya iryanya. Kuki zariye iyo bibaye ngombwa, aho kugira ngo uryanire mu nkuge, wemera no reka tuhashyire point d'interrogation. Ibyari iki? Ibyari mu nkuge byari iki? Haleluya! Wakoze cyane kubana natwe, wowe warudukurikiye kuri Mosi TV. Imana irahari TV. Imana amahoro guhereze umugisha. Iki kiganiro tuzagisubukura kuko dufite byinshi byo kukiganiraho, kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Umuntu yakwifuza gusobanukirwa birushijeho, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Katubaye nimero, ibindi comment zanyu zidutera kugaruka. Yego. Mujye mubivuga, kandi niba hari nicyo mwanenze, twemera ko twebwe twaje hano kugira ngo tunafasha abantu, tunashyirireho abantu umucyo. Twari tumaze kubona muri social media ibintu byinshi. Turavuga ngo ibyo dufite ntibikwiye kugarukira hafi gusa, reka natwe tugire umusanzu dutanga. Ntabwo twazanywe rero no gushaka izindi mpamvu, twazanywe no gutanga umusanzu kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Reka rero dutange nimero, keneye inama, impuguro, kandi rwose
turahari kugira ngo tubibagezeho nk'uko Imana yabidushyizemo. Rero nimero yanjye ni 0782 64 60 89 0782 64 60 89. Hanyuma uramutse utari mu Rwanda uri nko mu mahanga ya kure, biragusaba ko imbere y'iyo mibare yose tuvuze ukiraho guteranya, akamenyetso ko guteranya 25, ubundi imibare yose ugashyiraho iyo ngiyo. Iyo nimero iboneka kuri WhatsApp, urahamagara, byose birakunda. Imana iduhana umugisha. Shalom, we warudukurikiye, Imana amahoro guhereze umugisha. Mukozi w'Imana, reka tugushimire.